Muraho neza, nizere ko meze neza ko nanjye meze neza, ndashima Imana. Nibwo bwa mbere ngiye gufata akavideo kameze gutya nsubiza abantu banjye. Ubushize kuri story yanjye nababwiye kumbaza ikibazo kimwe, nkazanyira kuri Instagram live nkabasubiza, and nabonye bya live bishobora kuzatinda cyane, and yeah, nibwo nagize igitekerezo cyo kwifata akavideo nkabasubiza one by one. Mwambaje ibibazo byinshi cyane, ariko ngiye kugerageza kubisamarizinga kuko sinzi ko hano kuri Instagram hashobora kujyaho video ndende cyane, and harya wambwiye ngo harya y'umunota umwe and something, ibintu nk'ibyo, and ngiye kubasubiza, ngiye kugerageza gusubiza bimwe mu bibazo mwabashe kumbaza, and mubize kunyihanganira ko ntabashije ko nahura namwe kuri live, ariko I think ko na bino biri enough. And yeah, tugiye guhera ku kibazo cya mbere cy'uwitwa Janwa akarongo Jano, yarambajije ngo birashoboka ko yantwaye twasokana kuri date, and yeah, byaterwa tuziranye n'inshuti yanjye, kandi byoroshye bitari bugorane twabipanga. And hano akaza Kwizera 523 yaravuze ngo nukuri njyewe ndagufana cyane, wazanyemereye tugahura basi ngakora mu ntoki zawe. Gukora mu ntoki zanjye ntabwo ari ibintu birenze cyane, and guhura ko nakomeje kugenda mbona abantu benshi bavuga bifuza guhura nanjye, abafana banjye, abakunzi banjye, natekerezaga ko nazakoresha wenda nk'umunsi mukuru mwese nkabatumira mukaza, kuko nibyo byakoroha guhura umwe kuri umwe. Numva byagorana bigatwara igihe kinini, ariko tubipanze tugahura mwese hamwe, yeah, byaba ari fun kandi byashoboka. And uyu yitwa Shafi 9493, impamvu ndi kubasoma no kugira ngo buri wese agende yiyumva n'ibyo yambajije, and ngo mbwiza ukuri ngo wahaye namuhaye iki, ubwo urabizi ibyo yambajije, ntago nsobanukiwe ikibazo cyawe. Uyu yitwa Jovia ngo ese uzakora igitaramo ryari muri Uganda? So far ntago mbizi, nagiye kubeshya, gusa ndabyifuza, and igihe nikigera nzabamenyesha, kandi ya nayo ndabyifuza kuzakora igitaramo muri Uganda. And uyu nguyu we yitwa Medard Nick 250, yampaye imitima myinshi, nanjye ngayi byinshi cyane. Uyu nguyu yitwa Kyle Kazla, I don't know, yavuze ngo I want to be a friend from Uganda. Sure, we can be friends, yeah. Umwe ngo uzadusura ryari mu Bufaransa? Very soon nzabasura mu Bufaransa, nzakubwira neza. Uyu nguyu yitwa Adin Keys ngo but I still love man, go higher. Okay, kanekereze ko yambwiye ko wenda I go higher, that's my wish to you. Okay, thank you. Uyu nguyu yavuze ngo warambeshye, twahuriye muri expo, you promised me ngo to write for you. Ntabwo mbisobanukiye ibyo muri expo, ariko ubwo ngubwo nimba narakubeshye muri expo, nibwo bwa mbere nagiye muri expo hari akavuyo kenshi, ubwo nimba narakubeshye nagira ngo wenda ubwo nkomeze ngende but I'm sorry, ntabwo nakubeshye mbigambiriye. Ubwo yavuze yitwa ngo Kanyana, yavuze ngo ni ikihe kintu cyagushimishije mu rukundo? Ikintu cyashimishije mu rukundo ni iki? Ni ukugira hari nk'umuntu ugukunda ugukunda aguhakaya, agutetesha, menya ibyo bintu bishimisha abantu. Akungiye kuvuga ngo moment kuri moment bari byinshi cyane, ntabwo nabona moment iri nk'imwe navuga wenda yasumba izindi, ariko anyways hari abantu usanga bafite moment nyine ashobora kuvuga ngo yabaye nziza cyane, ariko so far njyewe ntabwo ndayibona. And uyu nguyu yavuze ngo yitwa Pasco inde, okay, izina nzajya numva neza, nzajya nzihorera ko ni nyinshi cyane. Uyu nguyu yavuze ngo ninde muhanzi yitwa Murachima Jimmy, ninde muhanzi ufata nk'icyitegererezo mu Rwanda? Ni benshi cyane,
yani benshi ntago nabava ngiye kubavuga bose. Uyu nguyu yitwa Cute Uwase yavuze ngo ndagukunda cyane kandi ndagufana cyane urakoze for, and yitwa ngo when will you drop another song with Bruce Melody? I don't know, for real, I don't know. Ego ariko niboneka bizaboneka icyo gihe, ariko ntabwo nzi ngo ni ryari. Ya uyu nguyu yavuze ngo yitwa Clem Cross Gram inka, menya mbisomye nimba nabisomye neza yihangane. Yavuze ngo ujya upanga gushaka, muri bracket ashiramo mariage. Ntabwo njya mbipanga ariko njya mbitekereza sometimes, kuko mba numva gupanga ari nk'ikintu nyine ufitiye kiba gihari ukabasha kugipanga mu buryo kizagenda n'iki, ariko ntabwo njya nyipanga, gusa njya mbasha kubitekereza, wenda nibaza ukuntu bizagenda n'umuntu tuzakoreye mariage hazafa uko bizagenda, njya mbitekereza, ariko kubipanga byo naba nkubeshye. Ni ikihe kintu wagezeho kikuvunnye kandi wishimira cyane? Witwa Hope Ishimwe. Ikintu wagezeho nishimira cyane kandi kimvunnye, like sinzi ngo navuga ikihe, ariko ubundi buno munsi ibyo mfite, ibyo ngenda ngeraho biranshimisha, kuko ntabwo ari ibintu mbona byoroshye. Biranshimisha, nkishima, nkashimira Imana, namwe inshuti zanjye, abafana banjye, abakunzi b'umuziki wanjye, ni ibyo ngibyo. And umunota ntabwo uri gushira. Uyu nguyu yitwa ngo David yavuze ngo vyoshoboka ko duhura tugasangira, vyashoboka inshuti yanjye. And uyu nguyu yitwa Focus ibintu wambajije ntabwo mbizi. Niba ngo ntabwo ari byo, ko ntabwo mbizi. And uyu nguyu yitwa Taco 28 ngo who's your best friend? Who's my best friend? As in kuba mentioninga cyangwa kumuvuga, cyangwa umuntu waba best friend characters yaba afite simbizi. Gusa my best friend simbizi. Ikintu ntabwo nyumvisha, ntabwo buryo ndibigisize mu business, kuvuga nk'inshuti yanjye, kuba mentioninga umuntu uri gufata video ari kumwe kugira ngo ni best friend wanjye. Yitwa Manzi. Yitwa Manzi Chris J. Ubwo ni best friend wanjye, kumwe ngo bivuga. And ngo Bwiza, ni ikihe kintu ukunda kurya? Ikintu nkunda kurya rero yagenda bihinduka, ariko muri ino minsi nababeshye nsigaye nkunda kurya. Nsigaye nkunda kurya, ariko ndikunda kurya inyama, ibintu birimo inyama n'ibintu birimo imboga nyinshi. Imboga nyinshi, imboga rwatsi, nibyo bintu nsigaye nkunda kurya. And uyu nguyu nawe avuga ngo ni umufana, ngo I'm your fan, what can I do to shake your hand at least once? I'm a student at Kepler University, thank you. Nababwiye ukuntu nzabikora, kuko abo bantu bamaze kuba benshi cyane, mba numva nyine twazahura mwese hamwe nk'umunsi umwe tugasuhuzanya, twishima, ibintu byose tukabikorera icyarimwe, kuko nanjye mba numva mbishaka nk'ubu rwose, nuko uri kure nanjye ndi kure. And uyu nguyu yitwa, uyu wo muri Kepler yitwa Bruno. Uyu nguyu yitwa Olivier yavuze ngo ugira murumuna wawe? Yego, murumuna wanjye ndamufite, yitwa Keza. And uyu nguyu yitwa ngo Rutayisire yavuze ngo ninde wakubwiye ko ntacyo? Ubwo Rutayisire usimenye ibyaribyo, nibyo ngibyo, ni muri izo quartier. Yitwa Prince yavuze ngo kubera iki nguha video zanjye nakoze mu ndirimbo zawe ntupostinge gusa, birambabaza. Oh my god. Umva rero nkubwire Prince, ntago ari ngiye udashaka kuzipostinga, kuko nimwe nkorera ibihangano byanjye, kandi n'abafite mana yanjye ko byangora cyane, byangora. Ahubwo ikintu kibaho, hari igihe ukora indirimbo, iyo ugize umugisha ukagira Imana abantu bakayikunda, ugira ama video challenge menshi cyane, kandi kuzana kuri Instagram ntabwo wafatanye n'ibihumbi 10 by'ayo ma video ngo uzibipostinge icyarimwe. Amwe namwe byambasha gupostinga, like hari ukuntu ugenda upikingamo some
ukazipostinga, ariko ari ibishoboka zose nazishira hano, ariko kenshi nko kuri TikTok usanga inyinshi nagiye nkora repost inyinshi, so ntago ari umutima mubi, mbabarire, ntago ari kubyirengagiza, ako please I'll make sure ko next time uzayimpe hano ku Instagram muri DM yanjye, undiyeminga inbox, nzayipostinga, I promise you. And ingo yitwa Prisk, nimba ari Prisk, ego ndize kwiguhereza. And ingo yitwa Big Dealer 250, ngo nk'umuntu ugukunda cyangwa ugufana bya fufu, akaba yifuza guhura nawe, byagenda gute? Nababwiye hejuru ko nindi kusahura namwe mwese ababishaka, tukishima. Uyu nguyu yitwa ngo wa XQ, ko nagukunze se bizagenda gute? Uzakomeza impunde nandi nagukunze. And iyi yitwa Motion, yavuga ngo uteganya gushaka ryari? Imana yanjye ntago mbizi, Imana ni uwo mugisha bizaba, ako nkanjye kubiteganya na nkubeshye ngiye kukubeshya. Uyu nguyu yavuze ngo njyewe nta kibazo mfite, ndagukunda gusa, yitwa Nziza, urakoze cyane Nziza 23. Uyu nguyu yitwa Yesipi, do you even know that you got a nice smile? Thank you. Gusa ndabizi se, menye ntago mbizi. Uyu nguyu yitwa ngo nimba ari Adi, yambwiye ngo do you have a boyfriend? Ikibazo rero kambabwire kiragoye, kuko hari abantu usanga baba bafite nka batatu nka babiri. Rero njyewe Mana yanjye ntago ndamenya ahantu mpagaze neza ku buryo naba very sure yo kubabwira, ariko menya mufite. Uyembwe ngo ukundana na uyu ngwitwa ngo Olivier, nje uno muntu ntago tukundana pe amakuru sinzana yakuye, gusa arapfuye cyane. Uyu nguyu yitwa ngo niki wambara ukumva yitwa Lidi, yambaje ngo niki wambara ukumva wambaye neza? Ikintu cyose nambaye nkumva ndi comfortable, nta kitambangamiye, kitamfashe cyane, nkumva afite amahoro, icyo ngicyo mba numva nambaye neza. Uyu nguyu yavuze ngo hello my best female artist, do you receive any call you don't know? Oya, ntago ari cyane, ubu ngubu ntago ari cyane. And uyu nguyu yitwa Content Victoire, yavuze ngo ari gushakana n'umuntu uba mu myidagaduro no gushakana n'umuntu utabamo, which one would you prefer? Shana nashakana n'umuntu utayibamo.